Oh, mumeze mute? Hope ko mwese mumeze neza, nanjye meze neza. Nshimira abantu bose bahisemo gukurikira Unity Star TV cyangwa se US TV. Turi mu kiganiro cya US News, by'umwihariko agace ka Top 5 Hit Songs, agace mukunda muri benshi. Aka ni agace mumenyamo indirimbo eshanu ziyoboye izindi bitewe n'agace twarimo. Ubushize duheruka muri US News, duheruka mu mujyi wa Kigali aho twareberaga hamwe amakorari yaho uburyo agenda akora projects n'ibindi bikorwa bagiye bakora. Rero aka kanya tuje muri Top 5 Hit Songs za ndirimbo ziyoboye izindi, ubwo noneho ni mu mujyi wa Kigali kuko Top 5 duheruka gukora twari twayikoreye mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Tureba amakorari yaho atanu cyangwa se indirimbo eshanu ziyoboye izindi muri ako gace, aho ku mwanya wa mbere haje New Hope Choir yo ku itorero rya Galileya, aho ni mu karere ka Karongi. Rero reka ntangire nsuhuza abantu muri mu mujyi wa Kigali mu ntara zitandukanye, ndabashuje cyane. Abari Tanzania, Congo, Burundi, Uganda, Kenya ndabashuje cyane. Abari muri Afrika y'Epfo, abari muri Afrika muri rusange, abari ku migabane itandukanye yindi ndabashuje cyane. Aba diaspora mwese muri rusange mbahaye ikaze muri iki kiganiro cya US News, by'umwihariko agace ka Top 5 Hit Songs. Rero ndaje dukomeze tubabwire ibyo twagendeyeho dutegura iyi Top 5 Hit Songs. Nkwibutsa ko ntabwo igamije ihangana, ahubwo ni felicitation abantu bagenje mute, abantu muba mwakoze. Rero ni muri ubwo buryo tugiye kubikoramo. Ndaje mu kanya akaruhuko gato cyane, ubundi tukomeze ikiganiro. Twakomeje mu gace ka Top 5 Hit Songs. Aka ni agace gakomeye cyane kubera ko muri Kigali murabizi mwese harimo amakorari yo ku rwego rwo hejuru, arakora cyane, yaba ama audio ari ku rwego rwo hejuru, yaba ama video ari ku rwego rwo hejuru. Biragoye rero gufata ahantu hari korari Ambassadors of Christ, ahantu hari The Way of Hope, The Clarion Ministry, ahantu hari Adonai, ahantu hari The Guardians, ahantu hari abakurikiye Yesu, ahantu hari abahamya ba Yesu, ahantu hari Messengers, ahantu hari amakorari menshi namwe muzi. Rero gufata indirimbo 16 tugakuramo 5 ni ikintu kiba kigoye. Hari n'amakorari yagiye agonganira ku mwanya, ariko tugasubiramo tukareba ese mu by'ukuri bitewe n'ibyo twagendeyeho ni kihe iyi korari irusha iyindi, cyangwa se iyi ndirimbo ni kihe irusha iyindi, bikarangira noneho tubonye mo indirimbo nko ku mwanya cyane wa gatatu hagonganiyeho amakorari 3 no ku mwanya wa 5. Rero ariko byarangiye n'ubundi imyanya ibonetse. Ngiye kugusomera muri bimwe twagendeyeho dutegura iyi Top 5 Hit Songs. Twarebye muri audio, tureba kuri beats, instrumental, uburyo rwose music iyoboye uburyo ikoze. Tuza kureba muri mixing na mastering, tureba muri live performance. Byose twabirebyeho. Tureba no kuri message y'indirimbo. Tuza no kureba kuri agaciro ka audio yose, yaba beats n'agaciro ka audio muri rusange gahagaze gate. Muri video twarebye creativity, tureba script, tureba quality y'ishusho, tureba muri directing, editing na color grading. Tuza kureba muri physical appearance, tureba n'agaciro ka video. Ibyo byose twabirebyeho, ariko hari n'ibindi ntavuze byanditse hano twagendeyeho kubera ko twari twabivuze mu gace twakoze ko mu ntara y'Iburengerazuba. Mu gace gasoza ikiganiro twabivuzeho mu buryo burambuye, nawe wasubiramo ukabyumva. Nshimira abantu bose rero batoye. Wakibaza ngo indirimbo eshanu ziyoboye izindi hano mu mujyi wa Kigali muri iki gihugu cy'u Rwanda ni izihe? Urugamba rutoroshye cyane, ni akazi gakomeye gufata ahantu hari korari Ambassadors of Christ Choir, The Way of Hope, The Clarion Ministries, Adonai, abahamya ba Yesu, abakurikiye Yesu, The Guardians, Messengers.
amakorari menshi, ababimbuzi, ababwiriza butumwa, ari amakorari menshi, Deliverance murazizi, gukuramo indirimbo 5 mu ndirimbo 16 ni akazi katoroshye, ariko twarabikoze ndetse ni nabyo tugiye kubasomera indirimbo 5 ziyoboye izindi hano mu mujyi wa Kigali muri iki gihugu cy'u Rwanda. Umwanya wa gatanu hari korari The Guardian Square, indirimbo yabo bita Ca Bugufi niyo yaje ku mwanya wa gatanu. Nshimira abantu bose bayitoye, ndetse The Guardian Square dukomeze kubaha courage cyane, mukomerezaho. Indirimbo niyo yaje ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane hari indirimbo yitwa Siryo Herezo by Messenger Singers. Nshimira abantu bose bayitoye, igorari rwose irarenze byatari murabizi. Iyo yaje ku mwanya wa kane, Messenger Singers, ndabashuje cyane abavandimwe, mukomerezaho kabisa, congratulations. Twagiye ku mwanya wa gatatu kuko ntabwo ntinda. Ku mwanya wa gatatu hari indirimbo ya The Way of Hope kwaya yitwa Ndamucungura. Nshimira n'abantu bose bayikunze ndetse banayitoye muri top 5 hit songs kuri Unity Star TV cyangwa se US TV. Ndabashimiye cyane, nsuhuza na The Way of Hope. Ndabashuje cyane, meze neza. Yego, ku mwanya wa kabiri wakwibaza ngo niye yaje ku mwanya wa kabiri. Matsiko ni menshi cyane. Ku mwanya wa kabiri haje indirimbo yitwa Iganza by The Clarion Call Ministries. Nshimira abantu bose bayitoye. Yakorari ririmbamo Elize. Mpano Elize, ndagusuje cyane, nabo bavandimwe bawe muririmbana, ndabashuje cyane. Indirimbo yanyu niyo yaje ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa mbere niwo usigaye. Ariko hano ntago tugenda wenda korari irakurikirwa kuri YouTube channel, no, agari ibyo tugenderaho cyangwa imaze igihe, no. Tugenda uko korari zakoze, tugendera kuri bya bindi byose twasomye haruguru. Ku mwanya wa mbere nta yindi, number 1 nta cyamunanira by Ambassadors of Christ Choir, niyo yaje ku mwanya wa mbere. Nshimira abantu bose bayitoye, suza na korari Ambassadors of Christ Choir muri rusange. Ndabashuje cyane rwose, muri benshi cyane, muri inshuti zikomeye cyane. Ndabashuje rero ndetse mbahana congratulations kubera ko indirimbo yanyu niyo yaje ku mwanya wa mbere muri top 5 hit songs. Niko gace n'ubundi kaza muri US News. Rero angayo nguko izo nizo ndirimbo ziyoboye izindi hano mu mujyi wa Kigali muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nshimira abantu bose batoye. Ngana ku musozo rero nta bindi biri kuvugwa cyane, usibye ko umuhanzi Vumilia bamupropose baramubaje uri tayari ko dukora igikwe? Ati nanjye ndabyemeye. Yes I do. Tuza cyane umuhanzi Vumilia ndetse n'uwamupropose. Ndabashurije mwese n'abamukunda muri rusange, nizere ko mwaryohewe ndetse mwanezerewe kuba hari intambwe Vumilia cyangwa se hari urundi rwego agiye kujyamo mu minsi iri imbere. Ni byiza cyane. Nyuma yuko dukoze agace ka US News hano mu mujyi wa Kigali, hari indirimbo nabonye zasohotse nyuma yaho. Hari Junior Ambassadors of Christ Choir ifite project cyashya. Indirimbo nziza cyane, nahoze nyireba n'ubu ndayifite muri screen yanjye ya computer. Indirimbo nziza cyane, kwaje cyane. Ni nyuma yuko mwari mumaze amezi 7-8 gutyo nta project cyashya twayivuzeho ubushize. Mwaduhaye project cyashya rwose, kwaje kandi byanshimishije cyane. Ku ruhande rwanjye byanshimishije cyane kabisa. Barto yo iririmba kapera nayo ifite indirimbo cyashya, indirimbo nziza cyane, wonderful, indirimbo nziza cyane ndetse iri mu buryo bwa kapera, nta bintu byo gucuranga bakoresha umunwa. Yabashuje cyane rwose.
kandi mukomerezaho. Hari n'izindi project nyinshi zagiye zisohoka. Rero reka ngane ku musozo nshimira buri wese wabanye natwe mu gace ka US News, by'umwihariko abakunda top 5 hit songs. Ngayo nguko nizo ndirimbo zayoboye izindi hano mu mujyi wa Kigali muri iki gihugu cy'u Rwanda. Aho ku mwanya wa gatanu haje Cabugufi by The Guardian Square, ku mwanya wa kane Siryoherezo by Messenger Singers, ku mwanya wa gatatu Ndamucungura by The Way of Hope Choir, ku mwanya wa kabiri Mu Biganza by The Clarion Call Ministry, ku mwanya wa mbere Ntacyamunanira by Ambassadors of Christ Choir. Ngizo indirimbo ziyoboye izindi hano mu mujyi wa Kigali muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ni nuko nshoje ibiganiro byo birakomeza nk'ibisanzwe. Reka nkomeze kubifuriza ibihe byiza.